Ibintu bitandatu bitari igitsina abagore bakunda ku bagabo. Menya uko wakurura abagore. Rimwe, kwiburisha. Uko kwiburisha mvuga ntabwo ari bimwe byo kugenda ukigira umuntu utaboneka, utabaho. Abagore ukuntu bateye bakunda ikintu cyo kugerageza kuvumbura ibintu bishyashya ku mugabo wari we wese bahura nawe. Kwiburisha tuvuga hano ni ukuba utabasha gusobanura ngo mbega uri muntu ki, urinde. Ibi ariko nanone ntabwo bisobanuye kugenda ngo ubure, ahubwo ntugatangaze cyose kikwerekeyeho nk'aho bagucometse uri radiyo cyangwa se nyakiramajwi. Rimwe na rimwe ni byiza gutuma umugore asigara ari kwibaza ikintu runaka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha. Inkuru yanjye ni uko maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Imyaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Ari niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35 birenga by'abadukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjije mu badukurikirana uyu munsi? Niba udasanzwe ubamo cyangwa se utabamo, kora subscribe twikomereze, kuko Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo subscribe uyu munsi. Ibintu bikurura abagore bitari igitsina. Abagabo bashimishijwe cyane barazwi mu bakobwa hirya no hino ku isi cyangwa se mu bagore. Aba bagabo bari hose. Ni uwuhe mugore cyangwa se umukobwa utakunda umusore umugabo ufata icyari ukwiyumva cyangwa se ufata icyari ukwiyumva nk'uburakari by'akanya gato, ibyo twita mood, ngo gihindura ikintu cy'ibyishimo nibura abamuzengurutse bose bumve batekanye bameze neza? Aba ni abagabo basetsa, nibo bari ku mwanya wa 2. Niba ushobora gutuma umukobwa aseka, bavuga ko 1/2 cy'urugendo uba wakirangije. Niba ushobora gutuma umugore aseka akagusekera. Ariko nanone ni byiza kwibuka, ntukabikore usa n'uwigize ikigoryi. Hari inzego zitandukanye zo kwigira umuntu uzi gusetsa. 3, ni abagabo bigirira icyizere. Icyo kintu nk'uko cyumva, umugabo wifitiye icyizere buri gihe atuma umugore yoroha mu mavi ye, ubundi akikubita imbere y'umugabo. Abagore buriya hari ikintu kibakurura cyane ku bagabo cyangwa se ku mugabo wari we wese, uhora ameze neza, adasaba guza imbabazi, azisabira uko ateye cyangwa se ibyo ashaka. Ni umugabo. 4, bakunda abagabo bari spontaneous cyangwa se badafite predictability. Abagabo babaho babayeho mu mahitamo yabo y'ubuzima kandi ukaba utamenya ngo baraza gukurikiza iki. Ngo abagore burya bakunda bene abagabo cyane. Ese ninde utakwishimira gutungurwa buri gihe muri ubu buzima uhora butwereka ibintu bimwe cyangwa se bijya kumera kimwe, bijya gusa? Bakeneye umugabo bidasaba ko akora imipango, gutegura ibintu byinshi, ahubwo ubaho mu buzima bwe nk'amahitamo ye. 5, ikindi kintu abagore bakunda cyane ku bagabo ni abagabo badafite depression. Yishimiye uwo ari we bidasabye kwita ku byo abantu bamuvuga. Bene uyu mugabo ntabwo akeneye kwitabwaho n'uwo ari we wese ngo abashe kwishimira ubu buzima. Bene uyu mugabo agenda inzira ye y'ubuzima yifitiye icyizere yemye kandi nta guhungabana mu by'amarangamutima, aratekanye hatitawe ku kiriho mu buzima bwe. Ba bagabo bitaho kandi bakambara neza, aba nabo barakundwa cyane n'abagore. Ugomba guhora wambaye neza, uri presentable, umuntu atagira isoni zo kukwiyitirira ibihe byose akariko nk'uko bimeze, by'umwihariko muri buhure. Abagore buriya bakunda abagabo bafata umwanya wabo rimwe na rimwe bakitaho. Ibi bituma hari inama nagira cyangwa se nakagira umugabo uwo ari we wese. Niba bize gutyo, hakaba hari ibintu 6 ndetse byanarenga bitari igitsina bikurura abagabo bagakunda cyane aba bagabo. Ibi bivuze ko kumenya ndetse no gukora imibonano ihuza ibitsina neza cyane ndetse no gukoresha imiti y'akanyabugabo atari byo bitanga ibyishimo ku bagabo. Rero kurangiza vuba, gukoresha imiti yongera ntabwo ari byo abagore bakunda. Ibyo nta kintu kidasanzwe byongera ku mugabo. Gutinda kugera ku musozo w'igikorwa nibyo byuzuye imihanda uyu munsi yose, abantu bakabyita kutarangiza vuba. Nyamara bazi ubuhanga n'ubuvuzi bugezweho. Uko utinda muri iki gikorwa ku bagabo
ntabwo ariko ibyishimo biba byiyongera, ahubwo ngo niko uba unaniza umutima wawe. Reka tubisobanure. Mu gikorwa cy'ihuzabitsina gisanzwe kiri normale, umutima w'umugabo cyangwa se n'inyamaswa y'ingabo ikigero uteraho kirikuba cyane hafi kabiri. Ubwiyongere bwa hafi akangana na 40 kuri 50 iyo ugeze cyangwa se wenda kwegereza umusozo w'iki gikorwa, by'umwihariko ku bagabo. Ninde wigeze wibaza impamvu abagabo bumva bahita baryama igihe cyose bamaze gukora iki gikorwa guhuza ibitsina? Uko ufashe imiti yongera akanyabugabo, bivuga ko iyo uri muri iki gikorwa iki gihe ukora cyane, ugakora cyane bishoboka kugeza igihe cyose wumva rwose nta kutagize, ndetse igisigaye ari ugusoza igikorwa. Gusa ngo iki gihe ntabwo iki gihe bikunda. Kugira ibi bikunde uba ugomba gukoresha umutima wawe cyane bihagije. Umutima ubusanzwe wari unananiwe, uba usabwa kuwukoresha kandi kazi. Iki gihe iyo umutima wawe ukiri muzima ugifite imbaraga, Imana yonyine yo mu ijuru niyo izakwereka imbabazi, ubu havuye amahoro uri muzima. Nibitaba ibyo umutima wawe ukaba nta gatege wari ufite, Imana izaguhamagara nakuzayishyira. Nuko twumva ngo abagabo bapfuye bari mu gikorwa bazize imiti yongera akanyabugabo. Amakuru murayumva. Umutima uhagarara rimwe, ubwo nyine tukaba tugiye gutegura ikirero cyawe. Nyamara iki gihe niyo bakubita bakankubitira kunyica, sinzakuririra. Byashoboka cyane ko no ku bandi ariko bizaba bimeze. Bagabo rero, reka umugore wawe akwita umugabo udashoboye, ibyo ntacyo bitwaye. Ntuzanarakare, mureke ajye gushaka abamugera kure. N'ubundi numara amasaha 3 mu gikorwa, n'ubundi niwe n'umwunganizi wawe uguma hagati yanyu. Iri ntabwo ari irushanwa aho abantu bazagusingiza watinze watsinze ngo uhabwe n'umudari nyuma y'irushanwa. By'umwihariko niba uri mu kigero cy'imyaka 50 kuri 55, ntuzigire wongera na rimwe urwana no kwemeza umugore wawe cyangwa se undi wari wese wo mu bwoko bw'umugore mu byerekeye imibonano ihuza ibitsina. N'ubundi nupfa, umugabo cyangwa se undi mugabo azaza, amahirwe menshi azaza afata ikibuga cyawe. Ibyo nuko bimeze, ahubwo ugire n'amahirwe ikibuga cyawe uba utagisangiye n'abandi, utaranapfa ukiri muzima. Ni nk'uko Inter Milan na AC Milan basangira stade ya San Siro. Abazi by'umupira w'amaguru turi kujyana aho ngaho ndabizi neza. Ubwo ni ugucana inyuma mvuga aho ngaho. Nibyo twari tuvuze. Bagabo rero, amagambo yose nayabona, gusa ubu ni ubutumwa buba bwaturutse ku muntu utazwi. Mu bitekerezo rero nari muri aho. Télé Montagne Rwanda, iki ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mwese tujijutse. Ismael mugisha no kuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe guhera uyu munsi, cyangwa se usanzwe warakoze subscribe kuko uri mu bantu b'ubwenge cyangwa se bazi ubwenge kuri iyi si. Iki ni ikiganiro gatabo. Naho ubutaha. Urubuga Live Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Live Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Live Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe.